Bakunzi ba Rwanda Gospel TV bashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe n'Imana muri uku kwezi kwa mbere, nejejwe n'Imana muri uyu mwaka wa 2021 dutangiye, kandi nubwo bisa nkaho bitoroshye, ariko reka nkubwire ngo birashoboka yuko hari Imana yakora ku buzima bwawe. Ndavugana n'abantu bagiye cyangwa biteguye ko amateka yabahinduka. Ndavugana n'abantu bumva Imana hari icyo yakora ku buzima bwabo muri uyu mwaka wa 2021. Utitaye ukureba ibihe, utitaye ukureba ibintu, utitaye uko sitoke yo mu rugo imeze, utitaye kuri account yawe uri muri banka, utitaye yuko uyu munsi ntacyo utunze, ariko witaye yuko ufite Yesu. Ndavugana n'abantu bafite Yesu. Reka dusome icyanditswe kiri mu Bakorino ba mbere ibice 13 umurongo waho wa 10. Haravuga ngo ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Ndavugana n'umuntu uyu munsi wa none, hari ibyo abona mu buzima bwe, hari ibyo abona mu mibereho ye, hari ibyo abona mu muryango we, hari ibyo abona mu kazi ke, hari ibyo abona, hari ibyo arimo kureba yabiburiye igisubizo. Ariko gufitiye ubutumwa uyu munsi buvuga ngo ubu butumwa ndagira ngo ubufate bubu bwawe uyu mwaka wose wa 2021, utitaye mu mibereho ku mibereho ubayemwo, ahubwo wite ku ijambo data arimo avuganye nanjye ngo nkubwire, ahubwo wite ku cy'Imana ishaka yuko wakora mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ndavugana nawe uyu munsi kuko ijambo ry'Imana ngo ariko ubwo igishyitse by'ukuri kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Ndavugana nawe kubera yuko uri mu bidashyitse, ndavugana nawe kubera aho utuye urabona hadakwiranye nawe, ndavugana nawe kubera ko imyaka yawe urabona irimo kugusiga udakwiriye kuba umeze nk'uko umeze uyu munsi, kuko nayo nkubwiye ngo byose ntabwo bishyitse. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo igishyitse iyo gisohoye, ibidashyitse birakurwaho. Hari bigomba kuvaho mu izina rya Yesu, hari bigomba kuva imbere yawe mu izina rya Yesu, kuko Uwiteka Umwami Imana avuganye nanjye nkubwirira ijambo. Nuryizera riragukorera, nuryizera rirahindura ubuzima bwawe, nuryizera rirahindura amateka yawe. Uragera 2022 hari icyo Imana ikoze ku buzima bwawe, utitaye no gutinyishwa na covid, kuko ibi biriho kandi bizavaho. Ndakubwira kubitazigera bivaho. Uwo ni umwami wacu Yesu Kristo. Ngiye kukubwira ibintu 7 ugiye guhagararaho, ugiye kwifashisha, ugiye kwijereramo, ugiye kwiringiriramo. Imana igahindura ubuzima bwawe, Imana igahindura amateka yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikintu cya mbere nshuti yanjye ndagira ngo ubwire ngo uyu mwaka dutangira uyu mwaka nagira ngo utangire n'ingamba arizo zimbwira ngo ndakubwira ngo ibyo nkubwira byamhindurira amateka, bihindura ubuzima bwanjye. Ndagira ngo ubwire ngo nkuko biri tubwira ngo dusenge ubudasiba. Gira gahunda yawe n'Imana. Niba umuntu agira gahunda n'abana b'abantu, niba umuntu agira gahunda na bosi we, niba umuntu agira gahunda na mwarimu umwigisha, niba umuntu agira gahunda n'ababyeyi cyangwa n'abana we, girana gahunda n'Imana. Kugirana gahunda n'Imana ni mu masengesho. Gira gahunda yawe yo gusenga. Ntabwo nzi niba ari amasengesho yawe ari mu cyumweru, ntabwo nzi niba ari buri munsi, ntabwo nzi niba ari mu minsi 7, ntabwo nzi niba ari buri kwezi, ntabwo nzi niba ari buri gihembwe, ariko gira gahunda. Tangira planning, ukore gahunda yawe n'Imana. Wereke Imana aho ugiye kuzahurira nayo, wereke Imana ibyo ugiye kuzakora, wereke Imana kandi ushyireho fence, wubakire ibikorwa byawe n'ibitekerezo byawe. Imana izabana nawe mu masengesho yawe uyu mwaka ugiye gusenga. Niba uzasenga rimwe, ariko senga bifite gahunda, Imana izabana nawe. Icyambere na masengesho, gusenga bigira ibya mbere mu buzima bwawe. Icya kabiri
nagira ngo nanone tuganireho nuko ukeneye ijambo, nk'uko umubiri wawe ukenera ibyo kurya. Buri munsi urimo urashakisha ibyo warya, ariko umwuka we ntabwo ugira icyo kurya. Umwuka wawe arashonje, umuntu w'imbere arashonje. nagira ngo ubwire ngo gira ijambo ry'Imana, soma ijambo ry'Uwiteka ubamo Imana. Ntabwo Imana izakureka, kuko ibyo ukeneye n'ibyo ushaka byose Imana izahagarana nawe, Imana izabana nawe, Imana izakugirira neza, kandi Imana izahindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu, binyuze mu ijambo, binyuze mu ijambo ry'Imana. Imana hari ikigomba gukora mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. nagira ngo ubwire inshuti yanjye, wowe urimo kunyumva, reka ngo igitekerezo ndaza kukivuga mu ncamake ku muntu umwe bamutumiye ku meza. Kuri ayo meza barangije hariho amadolari 100. ya madolari 100 aza kuyigizayo, ayashyira muri Bibiliya kuko ari aho hafi. Urumva bateguye ameza, ibisorori biri aho ngaho ataza no kwandura, ayashyira muri Bibiliya. Ariko aragira ngo ubwire ngo icyaje kubaho, arangije kuko yari umushyitsi aragenda. Amaze kugenda, icyakurikiyeho uzi cyari cyo? Icyakurikiyeho, umumama muri urwo rugo yaravuze ati ya mafaranga ubanza wa mushyitsi yayajyanye. Haleluya. Ariko umugabo ntiyabyitaho, kuko urwo rugo rwari rwifite rwishora rubona amadolari 100 atari ikibazo cyakagombye gutera impagarara mu rugo. Hashize mu gihe cy'amezi atatu wa mushyitsi za kugaruka, arangije bamudamu gati ariko ntabwo abaratuboneye ya mafaranga, hari amadolari yari hariya ku meza, ntawe warabonye? Ati narayabonye. Asanga yarambitse muri ya Bibiliya. Reka ngubwire, soma ijambo ry'Imana. Urwo rugo baba basoma ijambo ry'Imana, nagiye ngubwire ngo baba barahise bayabona. Byashobora kuba banayakene muri amezi 3, ariko ntibayabona, bari bayataye, bumvaga ko atazogera kuboneka. Rero iyo usomye ijambo ry'Imana, soma ijambo ry'Imana. Bibiliya uheruka kwifata ryari? Uheruka kwirebamo ryari? Ni irihe jambo uyu munsi ufite? Ni irihe jambo urimo gukoreramo? Kubera igihe cyanjye, reka mvuge icya gatatu, ako nzakababwira neza mbaga nkavani muzi, uzakumva neza. Icya gatatu nagiye ngubwire ngo nyuma yo gusenga ubudasiba, nyuma y'ijambo ry'Imana ruro kuribamo, ibyo ukora byose gira kwizera. Abantu benshi babuze kwizera. Iyo ufite kwizera, ushobora gukuraho umusozi uri imbere yawe. Biravuga ngo utizera ntibishoboka ko ashobora kunezeza Imana. Gira kwizera mu buzima n'imibereho yawe. Imana ya mu ijuru izagira ibyo ikora ku buzima bwawe, izagira ibyo ihindura ku mateka yawe. Icyo ni icya gatatu. Na Bibiliya yongera kutubwira ngo nugira kwizera kugana akabuto ka sinapi, uzabwira umusozi ngo shinguka utabwe mu nyanja. Nshuti yanjye, ongera kwizera muri wowe. Icya kane, umvira Mwuka Wera. Umvira Mwuka Wera. Navuze ndavugana n'abarokore, ndavugana n'abantu bazi Imana yabo. Babandi Daniel avuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Ndimo kuvugana nabo, nibo ndimo guhugura, nibo ndimo kubwira. Abazi Imana yabo nibakora ibyo byose, nagiye ngubwire ntago amateka yabo azaguma uko yarari. Nagiye ngubwire ngo menya Imana yawe. Mwuka Wera, Mwuka avugana natwe, mu gitondo avugana natwe, ninjoro avugana natwe, tugenda avugana natwe, turyamye avugana natwe, dusoma ijambo avugana natwe. N'ubu ngo aravugana nawe binyuze muri iri jambo Mwuka Wera. Umvira Mwuka Wera. N'icyo Umwuka urimo kuvugana nawe, mwumvire. Nukora icyo Umwuka Wera kubwiye, nagiye ngubwiye ngo ntago ubuzima bwawe buzaguma uko bwari buri. Icya gatanu, kubera yuko nimo nshaka kwihuta, nagiye ngubwire ngo gira gukiranuka mu gato no mu kanini. Gukiranuka kwawe uko bimeze kose, gira gukiranuka. Pawulo avuga ngo ushobozwa na Kristo umpa imbaraga. Saba Imana iguha imbaraga zo kugira ngo ushobore gukiranuka mu mirimo ukora, ukiranuke mu kazi kawe, ukiranukire mu byo ugerageza byose gukora byawe bya buri munsi. Uko bwije uko bukeye, wisuzume umenye ngo ese nakiranutse, nagenze uko Imana ishaka. Gukiranuka niko kugenda uko Imana ishaka. Haleluya. Icya gatandatu, nagira nkubwire ngo isobanukirwe uriwe, urinde muri Kristo Yesu. Haleluya. Abantu benshi dusanga bisi barira, tukarirana nabo kubera ko tutaramenya abo turi bo. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Sobanukirwa uriwe, menya kuri uw'itandukaniro. Ibyo numara kubimenya, ntabwo Imana izakureka, ubuzima bwawe buzahinduka. Icyanyuma aricyo cya karindwi, menya ibihurimwo. Abantu benshi ntabwo bamenya ibihe barimo. Reka mbabwire nshuti zanjye, biratubwira ngo ikimonyo turutwa n'ikimonyo. Ikimonyo kimenya ngo ni igihe cy'iki, kikamenya ngo ni igihe cy'umuhindo, kikamenya ibihe, kikamenya igihe kigomba gusitoka ibyo kurya. Niba ari igihe cy'izuba, kirashakisha ibyo kurya kigashyira mu mwobo cyangwa mu nda, cyangwa kiba cyaricukuriye aho ngaho. Igihe cy'imvura kikicara kikarya bya bindi kiba cyarakoreye. Icyo ni ikimonyo. Bibiliya iratubwira ngo tukigireho. Haleluya. Sobanukirwa n'ibihe. Umubwiriza ibice bitatu aravuga ngo buri kintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. Menya igihe cyawe. Nshuti yanjye rero warunkurikiye, nagiye ngubwire ngo ibyo bintu uko ari 7 nubishyira imbere yawe muri uyu mwaka 2021, amateka yawe ntabwo azaguma kuba uko yarari. Imana yiteguye gukora ibishyashya. Imana yiteguye, kuko cyane cyatubwiye ngo igishyitse iyo gisohoye, ibidashyitse birakurwaho. Ibidashyitse mu buzima bwawe birakurwaho. Imana yo mu ijuru yongere ikuremera ibishyashya n'ubuhamya bushya ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndagushimiye mwami w'abami, gushimiye gitare cy'amahanga, ku bwa buri umwe wese nyiringabo Imana. Izi ngamba ugiye kuzishyira mu bikorwa, uzigerageje wese mwami nubwo yakora imwe, ndakwinginga mu izina rya Yesu, reka izamukorere bimenyekane ko wamuntumyeho kugira ngo umukorere imirimo n'ibitangaza. Mwami w'abami, uyu mwaka utarashira, reka abana bawe abahungu n'abakobwa bashime bavuga ngo Uwiteka yakoze ibikomeye, natwe turanezerewe mu izina rya Yesu. Uyu mwaka mwami, reka tubone abakobwa bacu bashyingirwa, reka tubone abahungu bacu barongora, reka tubone mwami Imana amabizinesi ya bene data yongera kwaguka, kuko ijambo ryo rivuga ngo nitwagura imbago, baka wagura imbago zabo mu izina rya Yesu. Ubaho umugisha itorero ryawe, uryagure, urikuze, urihishe, urirengere, urirwanirire mu izina rya Yesu. Mwami, ku ijambo rya ritubwiye ngo igishyitse n'igisohora. Igishyitse ni wowe Kristo. Iyo wahageze ibidashyitse birakurwaho. Imigambi yose y'incakura, imigambi yose y'abadayimoni, iyo yose irakurwaho mu izina rya Yesu. Amen. Yesu akumera umugisha. Bari kumwe na Pastor John Karimbanye. Imana yo mu ijuru ikumera umugisha. Telefone yanjye ni 0788430085. Turabakunda cyane. Imana yo mu ijuru ibamera umugisha. Bye bye.